twongeye kubasaba inshuti bakunzi ba Rayon Yacu TV. Ibisanzwe rero tuba tuje mu kiganiro yacu morning update, aho tubabwira amakuru abakomeje kugenda agerwaho mu ikipe ya Rayon Sport nayo ikomeje kugenda bivugwa muri ikipe yambara ubururu n'umweru cyangwa se isaro ry'Inyanza. Reka dusuhuza abakunzi ba Rayon Sport bari hirya no hino rwose bakomeza kugenda batwereka ko turi kumwe 5/5. Uwakoze subscribe wese Imana ikomeze kugenda ibana nawe, yaba uri mu gihugu cyangwa uri hanze yacyo, uri mu mpande enye zose z'igihugu, rwose Imana ikomeze kugenda ibaba hafi kandi iki gitondo kibabera icy'umugisha. Ikipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda havugwa amakuru menshi cyane. Ikipe ya Rayon Sport yavugwagamo abakinnyi batatu kuri ubu, ariko ngikitwa umuzamu muri ikipe yambara ubururu n'umweru ngo baba bakomeje kugenda bagitera ishoti, bivuze yuko ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu rwose ikitwa umuzamu wakiri kugenda gisa nkaho kigenda gikendera, cyangwa se bakomeza kugenda barikira kugifata icyemezo nyuma yo kubona yuko uwitwa Hategekimana Bonheur akomeje kugenda yitwara neza, bakaba bahitamo ko bashobora kureka umuzamu ikipe ya Rayon Sport ikagumana abazamu batatu isangana. Si ibyo gusa ariko ni ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda ihiga rutahizamu kuri ubu ngubu ukomeje kugenda kuvugwa, akaba ari umurundi wahoze akenera ikipe ya Rayon Sport. Muri abo bakinnyi batatu kandi ngo bashobora kongerwa mu ikipe ya Rayon Sport, bashobora kwiyongeramo n'umudefenseri ukomeje kugenda agirana ibiganiro n'ikipe yambara ubururu n'umweru ngo ku buryo ashobora kuza mu ikipe ya Rayon Sport. Nubwo ikomeje kugenda bigaragara, uwitwa Mitima Isaac Ndize Samuel ndetse uwitwa Ngendahimana Eric bakaba bakomeje kugenda bamushidikanya ko ashobora kuba afite ikibazo cy'imvune rwose gishobora kuzakoraho ikipe ya Rayon Sport, bityo ikipe ya Rayon Sport ikaba ikomeje kugenda ihiga undi mu defenseur. Si ibyo gusa ariko ngo kera kabaye wa mukinnyi cyangwa se wa mukongomani wabaye umuzayirwa nyawe, uyu nguyu ngo ashobora kongera kwisanga mu ikipe ya Rayon Sport isaha iyo ari yo yose, kuko ngo ibiganiro byagenze neza. Igisigaje ngo nuko afata icyemezo akaza i Kigali, ngo kandi ngo kuri Rayon Day ashobora kuzatungurana. Emmanuel Arnold Okwi nyuma ya ikipe ya Kiyovu Sport imubwiye yuko igihe ari iki ngiki, cyangwa se imubwiye ko igihe cye yamuhaye cyageze kugira ngo abe yafata icyemezo cyo kuba yababwira ko azaza mu ikipe ya Kiyovu Sport. Yahoze abwira ngo izamutegereze. Kuri ubu ngubu ikipe ya Kiyovu Sport ngo yaba yakuye amaso kuri Emmanuel Arnold Okwi nyuma yuko abahaye umunsi w'uyu munsi, ababwira yuko cyangwa se perezida wa Kiyovu Sport akamubwira ko miliyoni 5 beme kujya muhemba buri kwezi zihari, ariko uyu Emmanuel Arnold Okwi akaba yakomeje kugenda ababera ibamba, aho bakomeje kugenda bamutegereza amaso ahera mu kirere, yewe ngo baranamwandikiye ariko ngo kubasubiza we ntabikozwe. Ni byinshi bikomeje kugenda biva muri ikipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza, turi gukomeza kugenda tugaruka mu biganiro byacu cyangwa se muri iki kiganiro, aho tuza kurebera hamwe ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda rwose ariyo kipe rukumbi hano mu Rwanda, igaragara imbere mu makipe akomeye muri Afrika, cyangwa se ifite amanota menshi mu makipe yo muri Afrika, aho ikipe za Young Africans, KCC ndetse n'izindi kipe zakomeje kugenda ziza inyuma y'iri saro ry'Inyanza. N'ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda rwose igaragara neza, cyangwa se igaragaza u Rwanda neza mu mupira w'amaguru, mu gihe izindi kipe zabaye no class. Reka tugaruke mu kanya turebera hamwe amakuru yose tubafitiye hano kuri Rayon Yacu TV. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ukareba hejuru ahantu hari akazogera ugakandaho, maze ko dushyizeho ikiganiro ukajya ubasha kugikurikirana mu mbere. Ushaka kuba muri groupe nziza cyane, groupe rwose ibereye abakunzi ba Rayon Sport, kuri ubu ngubu hari groupe nziza yitwa Gikundiro Yacu. Iyo groupe rero yitwa Gikundiro Yacu, umukunzi wa Rayon Sport wese yakwifuza kuyibamo. Ni groupe irimo abapapa beza cyane, groupe rwose irimo abamama beza cyane, ni groupe irimo abantu baganira mu kinyabupfura, kandi akaba ari groupe yiyemeje gushyigikira ekipe ya Rayon Sport mu bibi no mu byiza. Ushaka kuba rero muri groupe ushaka kutwandikira kuri 0788 465 91, duhita tugufasha kujya muri iyo groupe yitwa Gikundiro Yacu, ugafatanya n'abandi bakunzi ba Rayon Sport kwiyubakira ekipe ya Rayon Sport. Ushaka gushyigikira ikipe ya Rayon Sport kandi ushaka gukanda akanyenyeri 722 urwego ese ugakurikiza amabwiriza, ubundi rwose ugatanga umusanzu wa ikipe ya Rayon Sport, cyangwa se ukakanda akanyenyeri 722 ukabanza kwiyandikisha kugira ngo ujye umenya ibikorwa bigiye kuba mu ikipe ya Rayon Sport, aho ubona message kuri telefone yawe ngendanwa, yaba y'amatushe cyangwa se smartphone. Ahanga rwose ubasha kubona ibikorwa bigezweho mu ikipe yawe ya Rayon Sport.
Yani byinshi dukomeza kuza kugenda tuganiraho tuganagarukaho, ariko reka dushimira abantu bakomeza kugenda twereka ko turi kumwe. Uwitwa Sam rwose message yawe tuba twayibonye, ndetse n'abandi bagiye batandukanye nka Uwizeye Jean Bosco w'umuzungu Noah, mwese mukomeze kugenda mugira ibihe byiza. Ekishaka Vedaste, Niyibizi Isaac i Rubavu, mwese mukomeze kugenda mugira ibihe byiza. Emerance kuri Grit Media, Habiyaremye, mwese mukomeze kugenda mugira ibihe byiza. Joas Ndabarinzi mu majyaruguru, ndetse no witwa Dani Mugenzi ku Mugina, mwese mukomeze kugenda mugira ibihe byiza. Barekete Teo Kimisagara, mwese rwose Imana ikomeze kugenda ibana namwe. Reka tugaruke mu kanya turebera hamwe ayo makuru yose tubafitiye hano kuri Radio Yacu TV. Rayon Sport, isaro ry'Inyanza. N'ikipe kirangirira rwanjye no gutsinda. Nitwa Gikundiro cya Ndabereye umuvandimwe wa Rubanda. Niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banjye n'abanyamakuru bari hano. Ku munsi w'ejo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF ryatangaje cyangwa se ryagaragaje amanota amakipe afite. Ibi ngibi byaragiye bikorwa abantu batora cyane cyane, ariko hatora abantu bazwi cyane mu mupira w'amaguru hano muri Afurika, batora amakipe uburyo akurikirana. Ni ikipe ya Rayon Sport rero yaje kwisanga ku rutonde, yisanga ari ya 56 muri Afurika, mu gihe andi makipe yo muri aka karere nka Young Africans zisanzwe ku mwanya 76, mu gihe Simba Sports Club ariyo kipe yo muri aka karere izi imbere ikipe ya Rayon Sport. Kandi ikipe ya Rayon Sport inganya amanota n'ikipe ya KCC, ni ukuvuga ngo zinganya amanota ari ikipe 10 zifite amanota 56. Ni mu gihe kandi kuri urwo rutonde mu yandi makipe ari inyuma cyane, ugiye kureba mu makipe yasaga 100 n'indi kipe hano mu Rwanda yazamo, nk'uko abakunzi ba Rayon Sport bakomeje kugenda biganiraho cyangwa se batebya ati kereka wenda uramutse yifatishije microscope nibwo ushobora kugira gutya wenda ukabona imwe mu makipe ya hano mu Rwanda iri hafi aho ngaho. Ni mu gihe kandi ekipe ya Rayon Sport nyine myumvikane ko ikomeje kugenda yanikira andi makipe hano mu Rwanda, cyane cyane mu kugaragaza u Rwanda muri Afurika ndetse no ku isi nzima. Ekipe ya Rayon Sport akaba ari ekipe rukumbi ya hano mu Rwanda ikomeje kugenda igaragara hejuru y'andi makipe. Reka dushimire abakunzi ba Rayon Sport rwose imbaraga mukira muri ekipe yanyu kugira ngo ikomeze kugenda rwose iba ekipe nziza, ekipe ikomeze kugenda igaragara. Bityo rero abakunzi ba Rayon Sport aho muri hirya no hino rwose mukomeze duhagurukire rimwe, dukomeze kugenda tugaragaza iyi ekipe ya Rayon Sport ikomeze ibimira Serious Sport mu Rwanda nk'uko n'ubundi izina ryayo ribivuga. Mukomeze rero cyangwa se mukomere ku muheto cyangwa se mukomeze umurego, ekipe ya Rayon Sport dukomeze tuyizamure tuzayigeze aheza twifuza. Ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda avugwamo amakuru menshi. Ni ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu ikomeje kugenda ivugwamo amatransfer atandukanye. Ni ikipe ya Rayon Sport yijeje abakunzi bayo ko igomba kubazanira abakinnyi 3 beza bari ku rwego rwo hejuru. Abavugaga cyane rero yari Lompara ndetse na Emmanuel Arnold Okwi, ariko kuri ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport nyuma yo kureba ikabona aba bose baraca ku mpande. Ni ikipe ya Rayon Sport ivuga ko ikomeje kugenda ishakana rutayizamu. Kuri ubu ngubu rero umurundi waciye mu ikipe ya Rayon Sport akagira ibihe byiza, akaba yari n'umwe mu bakinnyi bafashe ikipe ya Rayon Sport kugera mu ya 1/4 cya CAF Confederation Cup, yewe n'umukino ikipe ya Rayon Sport yatsinzwemo ibitego 5 enyimba, igitego rumwe rukumbi n'uyu mukinnyi wagitsinze. Abenshi murabyibuka ku bitego yatsinze Young Africans i Kigali, cyatumye rwose ikipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda isonga imbere ijya mu kindi cyiciro. Murabyibuka ibyo yakoreye Gor Mahia muri Kenya. Uyu rwose yaje kugira gutya yongera gutekerezwa n'ikipe ya Rayon Sport. Uyu nguyu bamwita Bimenyimana Bonfils Caleb, uyu akaba ari umurundi, ariko uyu nguyu akaba afite ubwene gihugu bw'u Rwanda, kuko uyu mukinnyi iyo ari mu Rwanda akina nk'umunyarwanda. Bityo rero uyu mukinnyi ikipe ya Rayon Sport yaba yongeye kumutekerezaho nyuma yo kubona ko ikipe ya Rayon Sport ikeneye nimero 9 uzayifasha gukomeza kugenda yitwara neza muri iyi shampiyona, ibifashijwemo na Haringingo Francis. Uyu nguyu rero Haringingo Francis yakomeje kugenda aganiriza uyu mukinnyi w'umurundi, ariko nawe ubwo watangaje ko ushaka kuzamura urwego rwawe, ushaka kujya ugaragara muri iki gihugu cy'u Rwanda, nta yindi kipe wakinira uretse ikipe ya Rayon Sport. Bimenyimana Bonfils Caleb rero nyuma yo kuvugwa muri Afrika y'Epfo, kuri ubu ngubu yongeye kuvugwa mu ikipe yambara ubururu n'umweru cyangwa se isaro ry'Inyanza. Kuri ubu rero ikipe ya Rayon Sport ikaba ikomeje ibiganiro n'uyu murundi Bimenyimana Bonfils Caleb ushobora kwisanga mu ikipe ya Rayon Sport isaha ku isaha, dore ko ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu nta nimero 9 ifite. Kuri ubu rero ikaba yabonye ko ushobora kuyifasha cyangwa se ushobora kuyifasha kuri iri nimero 9 nta wundi ari Bimenyimana Bonfils Caleb. Igihugu abona abahamya iyo nibutse uwo mutaga nikora ndatima.
Emmanuel Arnold Okwi. Uyu nguyu yakomeje kugenda avugwa cyane cyane mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse abenshi bakurikirana iri saro ry'Inyanza bavuga ko ibintu byaba byararangiye. Uyu nguyu rero yaje kugira gutya atega ikipe ya Kiyovu Sport agatego, ati rero $3,000 by'idolari mu mpemba ntago bihagije, ubu ngubu ndifuza ko byibuze mwajya mu mpemba $5,000 by'idolari, ati kandi nkabasinyira mumpaye $20,000. Uko no kubanga ikipe ya Kiyovu Sport yahitamo $25,000 ikamuha y'ukwezi ndetse ikamuha nayo gusinya. Iyi kipe ya Kiyovu Sport rero yaje kugira gutya irabimwemerera, iti rwose Emmanuel Arnold Okwi, ibyo byose turabikwemereye, ariko rwose gira gutya ugaruke mu ikipe ya Kiyovu Sport cyangwa se urucaca ekipe ya Emmanuel Arnold Okwi. Ekipe ya Kiyovu Sport yaramwandikiye imubwira ko ibyo yasabye yabyemeye, ndetse mubwira ko agomba kubitekerezaho bitarenze kuri uyu munsi, akaba yafata icyemezo niba agomba kujya mu ikipe ya Kiyovu Sport cyangwa se niba koko azakina ahandi, nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa na benshi bakurikirana uyu mukinnyi Emmanuel Arnold Okwi. Ngo bamwandikiye ubutumwa ntiyabusoma, bamubwira ko ibyo yasabye babyemeye, ndetse bamusaba ko agomba gufata icyemezo niba uyu munsi agomba kuza. Yewe ngo banahamagaye uyu mukinnyi telefone arabihorera, bivuze ko Emmanuel Arnold Okwi rwose ikipe ya Kiyovu Sport akomeje kugenda abarwaza imitwe, aho ngo bategereje amaso yera mu kirere, nyamara ngo ni mu gihe shampiyona ikirangira yari yababwiye ati nta yindi kipe hano mu Rwanda nakinira uretse ikipe ya Kiyovu Sport, ati igihe yabimpaye ibyo nshaka byose nta yindi kipe nakinira uretse Kiyovu Sport. Kuri ubu ngubu rero Emmanuel Arnold Okwi bivuga ko rwose agafaranga ka Rayon Sport ashobora kuba yaragacakiye kera. Uyu Emmanuel Arnold Okwi ngo akomeje kugenda ategerezwa n'abayovu, ariko ngo bameze nka cya kirondwe cyumiye ku ruhu inka yarariwe kera, nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa n'abakurikirana hafi uyu mukinnyi Emmanuel Arnold Okwi. Bivuga ko yamaze kwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse igisigaye ari ibiganiro hagati ya Osaruwe n'uyu Emmanuel Arnold Okwi kugira ngo barebe ugomba guhabwa nimero 7 yambarwaga na Musa Essenu, kuri ubu ngubu wahawe nimero 30 muri ikipe yambara ubururu n'umweru. Nawe Kanyama yayi na Kanyandekwe, Gerard Diofili barayifata. Si ibyo gusa ariko uwitwa Lompala wakomeje kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Amakuru rero yacu TV igenda ikura ahantu nuko uyu Lompala ngo rwose ngo ibiganiro byagenze neza n'ikipe ya Rayon Sport, ndetse ngo ikipe ya Rayon Sport yaramubwiye ati yicare yitekerezeho, igihe yumva ari tayari azaze mu ikipe ya Rayon Sport. Uyu Lompala rero yijeje ikipe ya Rayon Sport ko byanze bikunze agomba kuzayikinira, ngo kandi ko ari umukinnyi wayo, nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa na bamwe bakurikirana hafi ikipe ya Rayon Sport ko ibiganiro by'ibanze byarangiye, ndetse ngo uyu Lompala rwose mushobora kuzajya gutya mukabona muratunguye kuri Rayon Day, akazaba ari umwe mu bakinnyi bashobora kuzakina uyu mukino wa Rayon Day. Gusa ariko abenshi bakomeje kugenda bibaza kuri uyu Lompala uca ku ruhande, ndetse na Okwi akaba aca ku ruhande, kongera na Onana nawe uca ku ruhande. Abenshi bakibaza bati se iyi nimero 7 ikipe ya Rayon Sport cyangwa se nimero 11 ninde ufite amahirwe menshi yo kuba yahakina, mu gihe abagabo bombi baba basinye ekipe ya Rayon Sport hagati ya Onana na Lompala, cyangwa se Onana na Emmanuel Arnold Okwi. Umwe muri bo igihe bose baba bari mu ikipe ya Rayon Sport, umwe muri bo yaba ari umusimbura mu gihe, cyangwa umwe muri aba ngaba ashobora guhingika ku 10, gusa ariko amahirwe menshi nuko umwe muri aba yaba ari umusimbura. Ikomeje kugenda bivuga mu ikipe ya Rayon Sport rero ni byinshi cyane. N'ikipe ya Rayon Sport kera kabaye yagize gutya itangariza abakunzi bayo ko ku itariki 15 rwose nta kindi kirori kiri mu Rwanda, ndetse ko azaba ari umunsi wa konji, ko bagomba kugira gutya abakunzi ba Rayon Sport bakitabira kuri stade regional ya Kigali, ubundi umunsi w'igikundiro ekipe ya Rayon Sport tukuzura stade, nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa, dore ko ku itariki 14 nibwo Super Cup izabera, cyangwa se Super Coupe izabera kuri stade regional ya Kigali, aho kubera Huye nk'uko byari biteganyijwe. Abakunzi ba Rayon Sport rero icyo dusabwa ni ukuzaba turi benshi rwose, nk'uko dukomeje kugenda tubibatangariza, umwambaro w'ubururu n'umweru mukomeze kugenda mubika kure, kugira ngo rwose kuri uriya munsi w'igikundiro buri mukunzi wa Rayon Sport ahari hirya no hino mu gihugu n'utazaba yitabiriye umukino w'ikipe ya Rayon Sport byibuze azaba yambaye umwenda w'ubururu n'umweru, rwose umwenda w'ubururu n'umweru uzaganze mu Rwanda ku munsi w'igikundiro. Dushimire mwese mukomeza kugenda mutwereka ko turi kumwe rwose. Ndabona hari abatangiye kugenda banyandikira bambwiye ati rwose iyo groupe igikundiro yacu rwose turayishaka cyane, benshi batangiye kugenda bama nimero bati udushyiremo, gusa ariko munyandikire kuri WhatsApp rwose, mukomeze kugenda munyandikira kuri 0788 476 591. Ndakomeza kugenda mbafasha mbajyana muri iyo groupe yitwa gikundiro yacu, groupe ibereye abakunzi ba Rayon Sport. Reka rero tubashimire mwese mwakomeje kugenda mudutega amatwi rwose, tubabwire ko ibiganiro byacu birakomeza kugenda bibageraho. Ndi Modric, ciao ciao. Abakunda ku karirimbo mukomeze mukumva.
isaro ry'i Nyanza. N'ikipe kirangirira intego yanjye ni ugutsinda.